Ndagusuje mukunzi wa KP Report, guhaye ikaze mu nkuru y'umunsi. Kera habayeho igiti kinini cyeraga pome kikaba inganzamarumbu. Hari umwana muto w'umuhungu wazaga akagikinira iruhande buri munsi. Yuriraga icyo giti akagera mu bushorishori bwacyo, ari nako arya pome cyeraga, ubundi akaryama mu gicucucucu cyacyo akaruhuka akanasinzira. Yakundaga cyane iki giti nacyo kikamukunda, bagakina imikino ya cyane. Haciye iminsi umwana yarakuze, byatumye atongera gukomeza kuza ngo akinire kuri icyo giti buri munsi. Umunsi umwe umuhungu yagarutse kuri cya giti asa n'ubabaye. Igiti cyaramuhamagaye kiramubwira ngo ngwino dukine. Umwana arasubiza ati sinkiri umwana, singikinira cyangwa ngo nkine n'ibiti, ubu nshaka ibikinisho, ndashaka amafaranga yo kubigura. Igiti kiti mbabarira mugenzi, nta mafaranga ngira, ariko ushobora guca pome zanjye zose ukajya kuzigurisha hanyuma ukabona ayo mafaranga. Nyagahungu yarishimye, yasoromye izo pome maze ava ahanezerewe cyane. Gusa ntiyongeye na rimwe kugarukaho nyuma yo guca ayo matunda. Ni ibintu byababaje cyane igiti. Umunsi umwe hashize igihe kinini nta gakuru, umuhungu noneho wari yarakuze yarabaye umugabo yaragarutse, maze igiti kimubonye kirishima, niko kumuhamagara nanone ngo ngwino dukine. Nyamugabo ati nta gihe mfite cy'imikino, ngomba gukora ngatunga urugo rwanjye, ubu dukeneye inzu yo kubamo, wamfasha? Igiti kiramusubiza kiti mbabarira mugenzi, nta nzu ngira, gusa ushobora gutema amashami yanjye ukayubakisha inzu yawe. Umugabo yatemye amashami yose y'igiti maze ataha akanyamuneza ari kose. Igiti nacyo cyari cyasazwe n'ibyishimo, icyakora uyu mugabo ntiyigeze agaruka kukireba kuva ubwo. Igiti cyarongeye nanone kirigunga, akababaro karakica. Umunsi umwe mu mpeshyi ya kamena amasekuru, umugabo yaragarutse maze igiti kirishima, niko kumubwira kiti ngwino dukine. Umugabo ati ndimo ndasaza, ndashaka kujya kuvugama amazi nk'uburyo bwo kuruhuka, wampa ubwato? Igiti kirasubiza kiti koresha ingeri yanjye maze ukore ubwato bwawe, noneho uzabutwara uvugama ugende ku mazi wishimye. Umugabo yatemye igihimbayimba cy'igiti ngo agicagaguremo imbaho zo gukoresha ubwato. Yaragiye akajya atwara ubwato bwe, amara igihe kirekire atagaruka aho igiti cyari giteye. Nyuma y'imyaka myinshi umugabo yaragarutse, maze igiti kikimubona kiramubwira ngo umbabarire muhungu wanjye, rwose ntacyo ngifite ubu naguha, nta pome ngufitiye. Umugabo arasubiza ati nta kibazo, n'ubundi nta ryinyo nkigira ryo guhekenya. Igiti kiti nta gihimbahimba wakuririraho. Umugabo ati ubu ndanashaje singishoboye kurira n'ubundi. Mu marira menshi igiti kiramubwira kiti ubu ikintu cyonyine mfite naguha ni imizi yanjye irimo gupfa no kubora. Umusaza ati ubu iyo mizi ntayo nkeneye gusa ahantu nakegamira cyangwa nkaryama maze nkaruhuka, ndananiwe bikomeye cyane nyuma y'iyi myaka yose y'umuruho. Mbega byiza, imizi y'ibiti bishaje niho hantu honyine wakwegamira ukaruhuka, ngwino twicarane maze uruhuke. Umusaza yicaye hasi maze igiti kirishima, giseka kimwenyurana amarira menshi. Iyi ni inkuru igenewe buri wese. Igiti ni nk'ababyeyi bacu. Tukiri bato twakundaga gukina na data na mama. Iyo dukuze turabasiga, hanyuma tukabasanga ari uko hari ibyo tubifuzaho cyangwa tugeze mu kaga. Icyaba cyose uko byagenda kose, ababyeyi bacu bazaba bahari ku bwacu kandi bazatanga icyo bashobora gukora cyose n'icyo bafite ngo wishime. Ushobora gutekereza ko uyu muhungu yagomeye kandi ntabere imfura iki giti, nyamara uko yitwaye niko twese dufata ababyeyi bacu, kugeza ubwo amazi asa n'aho turengana inkombe dusanze ntacyo tugishoboye kubakorera. Ndagira ngo nkwibutse ko yari KP Report, kore subscribe kugira ngo inkuru, ibiganiro n'ibyegeranyo dukora ntibikagucike. Badukurikira kandi kuri Facebook na Instagram, hose twitwa KP Report.